ngo bitewe nuko hari abateka mutwe wahuriye nabo kuri YouTube nguje kuyisezera. Ntago ndi kubasezera kandi ngewe iyo nsezeye ntago mvuga nubundi ndasezera sinavuga ariko abantu nkunda singomba kubasezera gutyo gusa icyangombwa mbahoza ku mutima. Ngije ndamubwira nti kikadusenge arambwira ngo jya kuri banki nicaye mu rugo ndamubwira nti kuri banki nahageze nanjye nicaye mu rugo ndamubwira arambwira ngo agiye kubisoza ni ngaho itunyoherereza ifoto ufotore njye kuri banki babinkorere tubwo aho ngaho Simana sigiye gukora ariko nkumva ntari kubyakira bigera saa 6 z'amanywa saa 7 saa 8 saa 9 saa 10 umunsi urongera urira arampamagara ngo yasanze abantu benshi kuri banki ndababwira nti ngo ngaho bikore arangije arambwira ngo ninohereze 50 ngo by'amanyarwanda ngo ku ampa nimero ampa kode ngo hereza 50 ngo ngufungurize konte ndamubwira ni ngewe konte ndayifite ntikona ndayifite mbwira nyiguhe ushiraho amafaranga mvuze ngo konte nayifite arasusumira ati noneho ati konte yawe yo mu Rwanda ntago yahuza na konte tujye kugufunguriza ndamubwira ngo uko biri kose Yesu bakomeje kumubamba kandi abari bakoze ibyaha barababambura barabareka turebye nabi wabambwa ije barasetsa araseka ngo Rufose nawe ngo shanga Imana iracyagutije umwuka rwose pe ngo cyorama yo nariye nayo ngayo arakuparagenda gusezera kuri YouTube ko ndi kumva hahuriye n'abateka mutwe ntago batuma nsezera umurimo w'Imana umurimo w'Imana urakomeje navuze ngo haba mu byago no mu makuba nta cyambuza gukorera Imana icyo nzi nuko nzi ko ntabwo nzaburara sinzabura inkweto zo kwambara kandi yampamagaye ibizi gutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ubwiye uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ahubwiye uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya usezeranye umuntu kumutuzi Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika ngo kubona visa biguca ngo mujyane Burundi ntabusezeranye umuntu kumutuzi Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika no kubona visa biguca ngo mujyane Burundi shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana ntabwo ujya Yes, reka mbasuhuze bakunzi ba Concord TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali ayo mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concord reka mfate umwanya ngushimire wewe wakanze subscribe ukadushyigikira tukaba tuku umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda nukuri ngusabiye umugisha nanjye nabasezeranije utabicisha irungu niyo mpamvu banafasha urugendo nkajya kureba abakozi b'Imana batabivanze bari mu mwuka wera batavuga ngo Imana iravuze bayibeshyera ahubwo bavuga ngo iravuze ariyo ibatumye niyo mpamvu imbere ya kamera turi kumwe na Dusabimana Alphonsine yego Dusa karame amakuru ni meza arakomeye ndashima Imana rwose Imana irakurinze irandinze ntako itagize komera pe niko bimeze nukuri uzi message nyandikira nkumvira ambabaje ni message nyandikiye ukamwongeye kwa muganga ngo ndarwaye numva mbabaye
ibyo byo bizahoraho rwose. ayiwewe nusi gukunda kurwara cyane koko nanjye numva bije gutyo. Ariko nanone iyo ubonye isuka yawe ikiri nshasha ukabona ibuye mu murima ugerageza buryo ki iryo buye uko waribonye utakubitaho isuka yawe. Yego niyo mpamvu nanjye nifuza butarangeraho cyane. Vango ibuye ryagaragaye ntiriba rikice isuka. Niko bimeze. Ariko njuzi ibintu nkeka. Yego. Njya nkeka ko ari abantu bakuroga bitewe no kukugirira ishyari, kuba ari abantu benshi usengera bagasubizwa. Baranzengereje rwose. N'abarozi. Nibo rwose baranzengereje. Usibye nda gripe zo zirizana ariko ibyinshi baranzengereje kabisa. Imana ikwicira umurozi ukomereye nabi. Inkubitira igini rwose. Kandi none reba ikibazo n'ubundi ntiwaba urwaye ngo wisengere. Ntago bibagaho ndisengeraga. Nose ukumva ufite imbaraga. Hari igihe nsengera nk'umuntu bikanga. Kavuga ngo mana byibuze. Imiti zo kwa muganga zananiwe. Ariko byibuze nubwo naryama iminota 10. Ugira icyerekezo umba. Nukuri ko Imana habaga igihe narwaye narembye. Ni nko kuribwa nkumva umubiri rwose washaje. Naje nkarota nkagira two mbona. Rwose ndasenga. Ugashobora kwisengera. Uwiteka ibingibi unyeretse ubyeze ubitunganye bikiza ubugingo n'umubiri gwanje. Amen. Bihagije rwose. Njyewe yari njye urwaye cyane nkunda mba mfite kwizera guhagije. Niko bimeze. Imana ikwambika imbaraga pe. Niko bimeze kuko n'imiti zo kwa muganga ntago nazi ngo ntazisengeye. Ubanza ayisengera. Mbanza nayisengera nkavuga ngo buri hantu hose uyu mutura hagarara abari weho ugenda ukore protocol. Yego. Kuko njewe iyo ndebye mbona uwo muti bampaye. Uyu aho uragera uratuza. Ntariko uwutezo umbese uwujagaraze mu mubiri. Umaremo igitumye ngunywa. Igenda ikore protocol. Amen. Ukabona urakiza. Ngakira rwose. Imiti y'ibyatsi sinayo yinywa. Oya nta munyamasengesho yo kunywa imiti y'ibyatsi. Niko bimeze. Kapusini nizabana batoye. Imiti y'ibyatsi ntawo kuyinywa rwose. Nanjye ndayitinya. Irasharira cyane rega. None nge sanzwe ntinya n'ibinini bya kizungu. Hano gwambwa ngo nibura ari uko wisigaho da. Ariko kumbya gutya ngo bavugusa ibyatsi ngo ninywe. Yego. Biragoye. Bibaga bigoye. Biragoye we. Balumva wapi. Biba byagoranye rwose. Niko kuri. Ariko Imana ikomeze kurinde pe. Mu murimo w'Imana se bimeze ute? Umurimo w'Imana rwose ndi gusenga Imana ndi kwibwira ngo ihembura umurimo. Umuririmbyi aravuze ngo hembura umurimo wawe Mana. Nubwisi dukurura cyane abajyaga baririra itorero Satani yamaze kubatwara. Ngewe ndi gusenga ndi kubwira Imana ngo hembura umurimo wawe Mana ngo kuko yisukurikije abari abanyamasengesho bari bakomeye abo ngabo bamaje kugenda turabibona. Rero Imana ihembura umurimo wayo kubera ko isi iri gukurura benshi abanyamasengesho bakabivamo amasezerano yatinda gusohora abantu bakarambirwa bagatukana babandi babasengeye. Niyo mpamvu ndi kubwira Imana ngo ihembura umurimo ariko impereho nje nyambika imbaraga. Mfite intego kuvuga ngo Imana inyambika imbaraga haba mu byago no mu makuba komeze mpamye wampamagaye. Niko kuri. Uvuze abantu gutuka babahanuriye. Niba kubanza inkuru yigeze umbwiraho gato kuri telefone tutaye mu kiganiro. Yego. Cy'umuntu wakubonye kuri YouTube nyina baraguhamagara gutekera umutwe ngo agiye kukohereza ngo miliyoni n'ibiki. Iyo nkuru gisangize n'abandi. Niko bimeze na n'ubu ngubu biracyaha abakonkurude. Abantu basigaye barafata abantu b'Imana uko batari. No mpamvu ndi kubwira Imana ngo ihembura umurimo. Ngewe hari igihe cyageraga kandi nubiyo bindimo rwose. Ngewe nasenze nkakwatura ikintu bikigomba kukubaho mu izina rya Yesu. Ushobora kumbabaza nkavuga ngo bikomere cyangwa byorohe. Konkurude arwara amaguru azave mu rugari njye yakire. Data arabikora. Utegeka gutyo bikaba. Ngewe nkabitegeka. Umuntu aherutse kunekera umutwe arambwira ngo agiye kunyohereza amafaranga. Yavuga n'umubare kuko icyiza birafasha n'abandi bantu dukora ibiganiro hatazagira n'ugushukara bagira ngo hari ubuje hano uje gusabiriza. Ntiwigeze uzanungura kuvuga ngo ukeneye amafaranga ku buryo yaravuze ngo yagusubiza icyifuzo wamuhaye. Duhiyo nkuru neza. Umuntu yarampamagaye konkurude
arampamagara arambwira ati Alphonsine nditaba ntikarame arambwira ngo ndagukunda cyane ati kandi nta kiganiro cyawe na kongurude cyasohoka ngo nteko kireba arambwira ngo ari mu Bubirigi gusa kode nyirebye mbona phone namba ni Saudi Arabia mbona kuko hari ukuntu umuntu areba agahita amenya igihugu ciyo nimero ariko ambwira ko ari mu Bubirigi aranyira arampamagara arambwira ngo Alphonsine Karame wegereye banki ndayegereye ngo hereza Imana icubahiro yuko Imana igiye kugusubiza ndangije ndavuga nti nta kibazo arambwira ati se mu rugo ufite umuceri urya inyama mu cyumweru kangahe ndabwira ntoke nti niba uri kwumva hari icyo wamarira buri cyumweru nkazajya ndarya inyama ibyo ndabishimira Imana ntariko njewe nshimaga ibikorwa ndi kubibona yego sinshobora gushima Imana mu magambo nta bikorwa nari nabona biri gukoreka arambwira ngo kuwa gatatu tegereza buri wa gatatu nzajya nkwereza amafaranga 50 ugende urye inyama no ku cyumweru uyirye ariko bamukoreye ikisi nta kintu rwose nta nubwo nari namusengeye ikintu yamamagaye ngo musengere ndamubwira nti genda wihane mubwire ngo yihane aragenda gumayo noneho ariko ngiraho hagati yambwiye yuko hari miliyoni 5 z'amanyarwanda agiye kumpa bwite ariko noneho buri wa gatatu mu kwezi mo kabiri kaba nemerewe 50,000 yego arambwira ngo shima Imana mu buzima bwanjye nubwo yaba ari umubyeyi wambwiye yabikubwira sinjya shima Imana ntarebye nimbungiye ngo Alphonsine ndakugurira umugati ngewe ngushimira uwo mugati aruko nawubonye nkawakira nkakubwira ngo urakoze nkagusabira umugisha arambwira ngo kuba wambwiye ngo nihane ntambishoboye ariko ngiye kukwitaho nawe ngufashe ukomeze ukora umurimo w'Imana arambwira ati megabyte nk'abakozi b'Imana zirabura mwanabwiriza mugasarara nk'ukundi kuvuga kandi nta n'umuntu bagurira amazi ariko ndi guhatwa n'umwuka wera ngo nkugurira amazi Alphonsine ndagukunda ndamubwira nti ibikorwa amagambo ajyana n'ibikorwa ni nicyo cyambere nshigikira yego arangije ndamubwira nti kikadusenge arambwira ngo jya kuri banki nicaye mu rugo ndamubwira nti kuri banki nahageze nanjye nicaye mu rugo arambwira ngo agiye kubisoza ni ngaho itunyoherereza ifoto ufotore njye kuri banki babinkorere tubwo aho ngaho si Imana sigiye gukora ariko nkumva ntari kubyakira bigera saa 6 z'amanywa saa 7 saa 8 saa 9 saa 10 umunsi urongera urira arampamagara ngo yasanze abantu benshi kuri banki ndababwira nti ngo ngaho bikore arangije arambwira ngo ninohereze 50,000 ngo by'amanyarwanda ngo ku ampa nimero amakode ngo hereza 50,000 ngo ngufungurize konti ndamubwira nti ngewe konti ndayifite ntikona ndayifite mbwira nyiguhe ushiraho amafaranga mvuze ngo konte nayifite arasusumira ati so ati noneho ati konte yawe yo mu Rwanda ntago yahuza na konte tujye kugufunguriza ndamubwira ngo uko biri kose Yesu bakomeje kumubamba kandi abari bakoze ibyaha barababambura barabareka turebye nabi wabambwa arambwira ngo Alphonsine uvuga nabi uri mwiza ndabwira nti byose ibyo by'ingenzi nicyo hereza ayo mafaranga akomeza kumpata nti konte zose zirakora nti konte yo naba mfite nubwo waba uri mu gihugu cyahise igarukiye ntigashobora kongeraho arangije aravuga ati rero ati none urukumva urohereza ngahe ndabwira ni se ayiki mitamukubitamo nti na mituweli mu Rwanda kabisa ntibarayongeje ntitonde arangije arakupa aragenda gusa nyandikira message arambwira ngo nsanze uri gihato mu bihato biba kwisi ambwira ibyo ngibyo gusa hanyuma hari n'undi werutse kumbwira ngo agiye ubwa mbere ambwira ngo amadolari 20 arahindura ngo arahereza ngo 140 ariko tukimara gusenga numva ijwi riri kumbwira ngo stop numva indimi zirahagaze zaziri kwisuka ndangije sinzi ukuntu namubwiye nabi arangije barasetsa araseka ngo Alphonsine nawe ngo shanga Imana iracyagutije umwuka rwose pe ngo cyorama yo nariye nayo ngayo arakupa aragenda niwa undi wambwiye singagiye gukoreza amadolari 20 ubwa mbere sirabikubwiye warabimbwiye ndakubwira nti witonde
atabara kubwira mu kanya ngo gira unyoherereza ngo dufunguze konti cyane cyane nuwo nawe byarakomeje biragira nawe nuko nguko byagenze ngeze aho ndatekereza ntariko subundi baba barinda batubaza ntituba twarasize nimero babireba nimero niyo guhamagara nkagusengera hari n'uwifuza akavuga ngo bitewe n'umwuka cyangwa n'ukuri reka nkugurire fanta ya 500 bantu b'Imana nimero ziba zihari ushaka ko dusenga nimero urahari ukeneye kugurira umuntu fanta nimero ya Konkurude iya Rufonsina zose ziba zihari kambabwire ko imbaraga bamwe muri gushora ntago zizagerwaho kandi ntabwo zizasohora kubera ko iyo duhaye umwuka wera yaratujijuye irangi ziravuga ngo ntukemere gukosorwa n'umwana w'umuntu nkawe ahubwo Uwiteka azankosora ambwire ngo ibyo ntago ari byo aho ngaho niho nzagendera kuko ari uwera. None uje gusezera kuri YouTube ko ndi kumva hahuriye n'abateka mutwe ntago batuma nsezera umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana urakomeje, navuze ngo haba mu byago no mu makuba nta cyambuza gukorera Imana. Icyo nzi nuko nzi ko ntabwo nzaburara, sinzabura inkweto zo kwambara, kandi yampamagaye ibizi ngewe nzatitiriza nyihamagare ifite kubuza Konkurude amahoro akankubita 5,000 birimo umuceri bikabamo n'inkweto zo kwambara. Rero ntabwo bamfite narasenzi yera bakomeza umwuga wabo nanjye ndakomeje mu kuyihamagara. Ariko Mana we banyamasengesho mureke tube maso dukomeze dushigikira ijambo rya nyir'ijambo. Iri jambo iyo urifashe ntawe wakuvangira, iri jambo nta n'uwagutekera umutwe ngagira ibyo kwaka byawe uretse nawe ubimuhaye utabanjije kureba muri iri jambo. Kandi ijambo ryaravuze ngo nubura ubwenge nzakureka kuko uzabura ubwenge bazayarya. Umuntu uzabura ubwenge bazayajya rwose. Ndi kubona abantu bakaye bitwaje Imana. Nangize ngo bita nuko hari abateka mutwe ahuriye nabo kuri YouTube nguje kuyisezera. Ntago ndi kubasezera kandi ngewe iyo nsezeye ntago mvuga, nubundi ndasezera sinavuga. Ariko abantu nkunda singomba kubasezera gutyo gusa. Icyangombwa mbahoza ku mutima. Imana ishimye. Amen. Reka twigire mu ijambo ry'Imana rata. Muririmbyi yagiye mu mwuka. Umuririmbyi yagiye mu mwuka aravuga ngo njye mfite umukiza ujye umvugira ku Mana. Inshuti dahana sinkizo mwese. Amen. Iteka arandinda. Ngakandindira mu byago no mu makuba. Mfite umukiza ujye umvugira ku Mana. Inshuti dahana sinkizo mwese. Iteka arandinda kanyizita mu byago icampuwoka umukiza wanjye. Nginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe nico ngusabira. Imana ishimwe cyane. Wikibanza na data wo mwijuru mu rugo rwe rwera kubw'umwana we azangezayo ngo tubane iteka ryose. Icyampa ngo nawe tuzabaneyo. Nge ninginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe nico ngusabira. Nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane twabacunguwe yatubikiyeyo. Njyangira amasiko nkawifuza mugenzi. Icyampa ngo nawe uzawambareho. Nge ninginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe nico ngusabira. Kuri ubu njyangira amahoro mu mutima nyahawe na Yesu
yesu umukiza wanjye atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi icyamangasa nguyahawe nawe nge ninginga imana ikwereke yesu umwakire nawe niko ngusabira numara kumwemera umukiza wawe uhamye mu bandi ndagukoreye usabe n'imana ibahishurire yesu bahabwe Yesu Kristo mwene n'uwahawe nawe nge ninginga imana ikwereke yesu umwakire nawe niko ngusabira. Haleluya, amen. Vosi kamaro rati meni vo Jesus baba Mungu nje ninginga imana ngikwereke Yesu uyu mwanya ndi kukwingingira imana ngo Yesu yongera kubone ngo nawe numara kumwemera nk'umukiza wawe ngo saba icyo ushaka nawe aguhereze numara kumwemera nk'umukiza wawe agiye kuza kuguhanagura amarira mu izina rya Yesu. Ko nkuru ndafashijwe ndumva nanataha nanjye ndafashijwe. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesayi ibice 58 turasoma umurongo wa 9 turasoma umurongo wa 9 tuwusoze uwa 10 tuwihorere. Yego Yesaya ibice 58 umurongo wa 9. Yego maze nutabaza Uwiteka azagutabara ngo maze Yesu kuko yakwemeye ngo nutabaza Uwiteka azagutabara. nutaka azavuga ati ndi hano. Ku burwayi ufite ugiye gutabaza Uwiteka agutabare. Nutaka ku kigeragezo urimo Uwiteka agutabare. Nutaka ku burwayi ndetse no kuri karande, nutaka kuri bya bindi byose ntazi, Yesu agiye kugutabara mu izina rya Yesu. Niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi. Ngo niwikuramo agahato ukareka guhata abandi, ukareka gutunga mugenzi wawe urutoki, ukareka kumurenganyiriza ubusa, ahubwo ukavugisha ukuri, Yesu agiye kukwemera akubera umukiza, umubera umwana cyangwa umubera umuja cyangwa umubera umugaragu. Nkomeze n'icumi. Oya yego nimba aho ngaho hasoje maze nutabaza Uwiteka azagutabara. Nutaka azavuga ati ndi hano. Niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi. Umuririmbyi yagiye mu kararirimba ngo ayiwe mbega inanga ngo tuzacuranga tugenda. Ndi kubaza ngo Uwiteka kari kuvuga ngo witunga nunaka urutoki, none mbese munyamasengesho urutoki uri gutunga iyi nanga yawe imeze gute? Ongera uhenda Uwiteka. Yesu yahamagaye amazina y'abakiranutsi ngarebye ya mirimo ngaravuga ngo we nukuri hari ubwoko bukimpamagara. Niyo mpamvu njye nako nkuru datwaririmbye ngo dufite umukiza ujye tuvugira ku Mana. Nukuri arahari. Niyo mpamvu twavuze ngo ajya tuvugira. Niyo mpamvu twavuze ngo ku kazi byanze aratuvugira. Niyo mpamvu twavuze ngo ibyo kurya bibuze aratuvugira tukabibona. Turavuga ngo n'inyama yibuze Yesu aratuvugira tukabibona. We Yesu akuvugira mu kigaragaza urimo. Ku kibazo cyose ufite ubwire Uwiteka ngo akuvugire. Nawe nibuze ko ufite umukiza ujye kuvugira, akira kuvuganirwa n'Uwiteka mu izina rya Yesu. Amen. Twakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Imana igumugisha mukozi w'Imana. Amen. Tanga nimero ufashijwe n'abazaguhamagara mufatanye gusenga ubundi dusoreze n'isengesho. Nimero ni 079 63 81 27 073 85 68 780. Love Jesus turagukunda cyane. Reka mwami Imana tugushime kuko wabanye natwe, wakoze kuturinda,
wakoze kubana natwe aho byari bikomeye, waradutambukije tubona turenze uruzi, amahoro izina ryawe niryamamare. Komeza uganza buri umwe wese uri bufungura kumva iki kiganiro, reka kimunyura kandi kimuryohere, bimutere kudatuma tunga mugenzi w'urutoki, bimutere kugira umutima w'urukundo mu izina rya Yesu. Urakoze kuko ubyumvise mu izina rya Yesu. Amen. Ndabakunda cyane.